Haleluya. Haleluya. Imana ni nziza ibihe byose. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Ibangahe banezerewe muri aya masaha, Uwiteka abarebe neza kandi abishimire. Disi ikintu kibabashe nuko mbonyemo n'abantu bababaye. Mbonyemo abantu bababaye, ko mbajije abanezerewe mbona amanitse ni bake, bigaragara ko harimo abababaye. Ariko n'abababaye ni muhumure, Yesu araruhura. Imana ihabwa icyubahiro. Turashimira gahunda abantu bayoboye gahunda zose zabanje, dushimira kandi abaririmbyi bamaze guhimbaza Imana mu ndirimbo. Cyakora mwebwe mwari mwicaye imbere muze kutubwira ibyo bavugaga kuko twebwe ntago twabyumvaga. Sinzi icyo abatekinisiye bari bukore kugira ngo n'abantu bari hano inyuma bajye babyumva, ndetse n'abantu bafashe mikoro. Akenshi iyo bavuze cyane nyiramubande ziba nyinshi ku buryo mu iteraniro nta muntu wumva. Niba icyo mvuze ari nge wacyumvise njyenyine ntago mbizi, akaba ariyo mpamvu hari ndagerageza kugira ngo nyiramubande zigabanuke. Rero reka dushime Imana ko yaduhaye umunsi wera w'isabato. Haleluya. Bityo rero turashimira Imana ko muri umunsi wera w'isabato Imana yatunejeje, yaduhaye ubuzima, yaduhaye imigisha itandukanye, yaduhaye imvura, yatumye tuza mu materaniro kuko yaduhaye amahoro mu miryango yacu. Nihabwe icyubahiro. Uyu munsi muri aya masaha sinshaka gutinda kuko ku isaha mfite isaha ya 6:08. Ubundi Kigali wacu iyo 6 zigeze abantu batangira gukenguza, ukabona barasohotse mu materaniro. Ntabwo rero ari ngiye wishe igihe, ni gahunda zabaye nyinshi, gutangira biragora. Ariko nubwo gahunda zabaye nyinshi ni gahunda zera. Imana ihabwa icyubahiro. Haleluya. Turi muri gahunda zera zo kuramya Imana. Ni bangahe baneshejwe nuko turi muri gahunda zo kuramya Imana? Uwiteka abaho umugisha. Ariko hari abantu bashaka ko banezerwa bagacya mu maso, ariko sindabibona. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Ariko abantu binahangaha ko mukunda kurya ibinyampeke kandi bituma abantu banezerwa bagacya mu maso, cyane cyane ingano. Kimwe mu mirimo ingano zikora nuko zituma abantu bacya mu maso bakanezerwa. Inaha ntabwo hakera ingano. Zararumbye. Ingano zararumbye buriya. Ingano nizera nzabimenya. Nimunywa igikoma cy'ingano nzabimenya. Nimureke muri aya masaha Imana iduha umunezero. Imana yaduhaye kunezerwa, Imana yaduhaye imigisha myinshi. Bano baririmbyi nubwo byacikagurikaga ariko numvaga amagambo bavuga harimo ineza y'Imana. Haleluya. Chano yanyu mufite yitwa ineza y'Imana. Umuntu wasobanukiwe n'ineza y'Imana ntabwo aba yijimye mu maso. Akanyamuneza ka Mwuka Wera gatuma tunezerwa. Imana ihabwa icyubahiro. Namwibuka yuko ku isabato twabwiye Imana ngo ntabwo ari Imana yaratubwiye ngo ntabwo ari kubw'amaboko, nta nubwo ari kubw'imbaraga, ni kubw'Umwuka wayo wera. Ihabwa icyubahiro. Bityo rero Mwuka Wera naba muri riteraniro, umuntu wese azanezerwa yumva afite akanyamuneza ko kumva iby'Imana. Izina ry'Imana rihimbaza. Yego ndashaka kureba muri riteraniro nimba harimo abashyitsi. Bese uyu munsi muri aya masaha twaba twagize umugisha wo kugira abashyitsi. Ndavuga abashyitsi batari abadventiste umunsi wa 7, bumvise ko hano twatangiye amateraniro yivuga butumwa ko hari abashyitsi, maze bakumva banejejwe no kubana natwe. Nimba abo bashyitsi bari mu iteraniro bakaba baje mu gitondo, ahari tukaza gukomezanya nimugoroba, reka ndebe ko nabo bahari. Mushyire hejuru niba muhari. Mushyire hejuru. Mbonye umuntu umwe. Shyira hejuru cyane. Nawe ko mubuze. Mushyire hejuru cyane ndebe. Bari abashyitsi muze nituza gusohoka muze kunsuhuza hari inyuma. Ndasohoka nihuta kugira ngo muze kunsuhuza, kandi ikigoroba ndaza kubabwira akantu keza. Imana ihabwa icyubahiro. Imana ihabwa icyubahiro. Turanezerewe cyane mu mutima kuko dutangiye amavuna y'ibyumweru 2. Turashimira Imana ko yatugize abafatanya bikorwa mu mushinga wayo wo gukiza umunyabyaha. Ni bangahe banejejwe nuko Imana ari umufatanya wikorwa nawe wo gukiza umunyabyaha. Imana ibaho umugisha. Uyu ni umushinga watangijwe n'Imana. Ni umushinga utashora mu mutungo wawe wonyine kugira ngo ukize umunyabyaha. Uwo mushinga wo gukiza umunyabyaha watangijwe n'Imana ni nawe izawusohoza. Ihabwa icyubahiro. Abanyarwanda rero cyane cyane abizera b'itorero ry'Abadventiste ni abahanga. Iyo twatangije indirimbo y'Ijana na 94
bahita bumva yuko tugiye kwiga ibyigisho by'umuryango. Izina ry'Imana rihimbaza. Mbese uyu munsi turi ku isabato y'umuryango, yego. Ariko abantu bo muri iki gihande ko shaka ko nabo bavuga, nababajije ngo turi ku isabato y'umuryango, ko muvuga gakeya. Nimwikirize naha ngaha mwese mwikirize mbyumve, turi ku isabato y'umuryango. Imana ihabwa icyubahiro. Datinze tugiye kwigana amagambo avuga ngo ntukahukane. Mubanze museke murangize maze mvugeho ibikurikira. Tugiye kwigana amagambo avuga ngo ntukagenze ute, ntukahukane. Niba mwarangije guseka duce bugufi dusenge. Mana yacu, Data wa twese ukiranuka uri mu ijuru, Imana ishobora byose, Imana yihagije, Imana yibeshejeho natwe ikatubeshaho. Uri Imana isubirisha umuriro, izina ryawe niryo rihimbazwa. Dufite impamvu nyinshi zo kukuramya, kuko watwubakiye imiryango kandi wayiturindiyemo. Benshi cyane waduhaye kubyara, uduha no guheka, waduhaye aho kuba, uduha isura nziza, uduha gucya mu maso. Dufite impamvu zo kukuramya, uhabwe icyubahiro. Bityo rero tugiye kwigana amagambo avuga ngo ntukahukane. Umuryango ni inama y'agakiza yubatse iwacu, nyamara benshi cyane ntabwo tubizi, tukabigendamo uko tubonye. Ibyo bigatuma twahukana, tugatandukana n'abo twashakanye, kandi gutandukana nabo bingana gutandukana nawe. Turagusabye muri aya masaha ngo umwuka wawe wera aza twigishe mu izina rya Yesu. Amagambo avuga ngo ntukahukane. Mufate Bibiliya zanyu. Narababwiye ngo abantu badafite Bibiliya nimuzishake. Ikintu kimwe kitumye tuza aha ngaha ni ukwiga Bibiliya. Itangazo nuko abantu badafite Bibiliya bagomba kuza kuzishaka guhera ku mugoroba, baze kunyegera mbahe Bibiliya. Nakagira umuntu uza mu materaniro adafite, basi niba udafite n'amafaranga jya uyitira ariko uyizane mu materaniro. Mbese muranyumvise? Yego. Iyo mugiye mu isoko hari Musanze mujyana Bibiliya. Yesu ashimwe. Abantu iyo bagiye kurema isoko Musanze bajyana Bibiliya. Mbese mwitsinda haha ninjya mbona babari kubara amafaranga, bejyanye amafaranga, baba barimo kuvuga amina. Oya, ibyo ni ibintu byera bikorerwa muri gahunda zera. Rero dukwiriye kwiga Bibiliya. Mufate Bibiliya zanyu turambure mu gitabo cyitwa Abacamanza, igice cya 19. Abacamanza 19. Tugiye kwiga ibintu byinshi mu gihe gito. Abacamanza igice cya 19. Mbese mwahageze? Tugiye gusoma. Abantu rero tugiye kubana mu byumweru bibiri, mureke mbabwire uko ibintu bimeze. Iyo mbarangiye isomo ndabareka mukabanza mukagerayo, hanyuma tugasoma. Twamara gusoma tukubura amaso twese tukarebana. Yesu ashimwe. Murabyumvise? Yesu nshaka kuzajya mba ndi kuvuga mbona umuntu arimo yubitsa amaso muri Bibiliya. Ubu wasanga harimo n'abafite igitabo cy'intumwa y'Imana cyangwa inama z'Itorero, nkaba ndi gusoma Bibiliya ari byo bari gusoma. Ibyo ni ukwica gahunda. Fata Bibiliya yawe tugendane. Igitabo cyitwa Abacamanza igice cya 19. Haranditse ngo muri iyo minsi nta mwami Abisirayeli bari bafite. Nuko hariho umurewi wasuhukiye mu gihugu cyo hirya y'imisozi miremire ya Efurayimu, ashaka umugore i Betelehemu y'i Buyuda. Murongo wa 2. Bukeye umugore we aramuhararuka. Wagenza ate? Aramuhararuka. Icya 2 akajya sambana. Icya 3 arahukana, ajya kwa se i Betelehemu y'i Buyuda, amarayo amezi angahe? Amezi 4. Bukeye umugabo we arahaguruka, aramukurikira ari kumwe n'umugaragu we n'indogobe 2, amubwira neza kugira ngo amucyure. Imana ihabwe icyubahiro. Murongo ukurikiraho. Nuko umugore amujyana mu nzu ya se,
sebukwe amubonye aramusanganira yishima. Nuko sebukwe se w'uwo mukobwa aramusibya amarana nawe iminsi 3. Ngo amarana nawe iminsi ngahe? Iminsi 3. Bararya baranywa bararayo. Ariko ku munsi wa 4 azinduka mu gitondo kare. Nuko uwo mugabo arahaguruka ngo agenza ate? Ngo agende. Se w'uwo mukobwa abwira umukwe we ati, enda gatsima usegura umutima mubone kugenda. Nuko baricara baranywa barasangira. Se w'umukobwa abwira umukwe we ati, ndakwinginze rara hano iri joro unezerwe. Ariko muze kumbarira inshuro uyu mubyeyi yarari gusibya umukwe we kandi amaranye n'umwana we w'umukobwa amezi angahe? Muze kuzimbarira. Umurongo wa 7. Uwo mugabo arahaguruka ngo agende, ariko sebukwe arongera aramwinginga ngo yongere kurara. Ku munsi wa 3 azinduka mu gitondo kare ngo agende. Se w'umukobwa aravuga ati, ndakwinginze tuza twiriranywe tugeze ko bwira. Nuko barasangira undi munsi. Umunsi ukuze uwo mugabo ahagurukana n'umugore we n'umugaragu we ngo bagende. Sebukwe se w'umukobwa aragarutse kandi aronge indi shuro. Sebukwe se w'umukobwa aramubwira ati, dore burije ndabinginze murare hano ijoro riraguye. Rara hano unezerwe maze mu gitondo cya kare uzatahe. Murongo wa 10. Ariko uwo mugabo ntiyemera kurara, arahaguruka arigaba agera ahateganye n'Iyebusi ariyo Yerusalemu. Yari afite indogobe 2 ziriho amatandiko. Umugore we nawe bari kumwe. Bagera Iyebusi umunsi ukuze. Nuko umugaragu abwira shebuja ati, ndakwinginze ngwino dukebereza tujye gucumbika muri uyu mudugudu w'Abayebusi. 12. Ariko shebuja aramubwira ati, ntituri bukebereze mu mudugudu w'abanyamahanga atari Abisirayeli, ahubwo twambuke dufate i Gibeya. Maze abwira umugaragu we ati, ngwino twegere umudugudu umwe muri yo turare i Gibeya cyangwa i Rama. Nuko barakomeza baragenda. Izuba ribarengeraho. Bageze bugufi bw'i Gibeya y'Ababenyamini bakeberezaho. Bajya gucumbika i Gibeya. Agezeyo yicara mu nzira y'igihogere cy'umudugudu, kuko ari ntawemeye kugenza gute? Ntawemeye kubacumbikira. Duhagarariye aha ngaha mbese inkuru tube tuyisubitse. Yesu ashimwe. Ikibazo mbaza, mbese uyu mugabo w'indushyi muri kumwumva? Bari kugenda barashaka icumbi, aho bacumbika babuze ahantu bahenge ku musaya, bahebye. Maze barangije bagera ahantu barahaguma kuko bari babuze umuntu wo kubacumbikira. Ikibazo ndi kwibaza, mbese indushyi y'umugabo yaziraga iki? Uretse kunsubiza uze kumbwira icyo wabonye. Ni murongo wa 16. Nuko muri uwo mugoroba haza umusaza avuye mu murima aho yakoraga. Yari umunyagihugu cy'imisozi miremire ya Efurayimu wasuhukiye i Gibeya. Ariko bene uwo mudugudu bari Ababenyamini. Aleluya. Yubura amaso ye abona umugenzi mu nzira y'igihogere cy'umudugudu. Uwo musaza aramubaza ati, urava he ukajya he? Aramusubiza ati, turava i Betelehemu y'i Buyuda tukajya mu gihugu cyo hirya y'imisozi miremire ya Efurayimu. Niyo naturutse ngi Betelehemu y'i Buyuda. None ndajya mu nzu y'Uwiteka kandi nta muntu wanyakiriye ngo anjyane iwe. Murongo wa 19. Ariko dufite inganagano n'ibyo kurya by'indogobe zacu, kandi hariho umutsima na vino byo kumpazanya n'umuja wawe n'umuhungu uri hamwe n'umuja wawe n'umuhungu uri hamwe n'abagaragu bawe. Ntacyo dukennye. Imana ihabwe icyubahiro. Murongo wa 20. Uwo musaza aravuga ati, shyitsa umutima mu nda, kandi ibyo ukennye byose aba ari igihe bibazwa. Imana ihabwe icyubahiro. Ariko mwe kurara mu nzira. Nuko abashyira mu rugo rwe, agaburira indogobe z'uwo mugabo.
boga ibirenge maze bararya baranywa. Nuko bakinezerewe ngo bagenje gute? Bakinezerewe. Nuko bakinezerewe haza abanyamudugudu b'ibigoryi. Ngo baki? Haza abanyamudugudu b'ibigoryi. Bagota inzu impande zose, bakomanga ku rugi, bavugana n'uwo musaza nyir'urugo bati, sohora uwo mugabo winjiye mu wawe kugira ngo tumumenye. Ibyigisho by'umuryango twigize kwiga hari handitsemo ngo kumumenya, kumenyana ni ukuryamana kw'abashakanye. Aba bagabo b'ibigoryi bari baje gushaka abo bagabo ngo baryamane, ijambo nicyo risobanura. Umurongo wa 23. Uwo mugabo nyir'urugo arasohoka arababwira ati, reka bene data ndabinginga mwe gukora icyaha gisa gityo. Ubwo uyu mugabo yinjiye mu nzu yanjye, mwe kugira ubupfu bungana butyo. Dore nguyu umukobwa wanjye w'inkumi n'umugore w'uyu mugabo, abari bo nsohora namwe mubonone mubagira uko mushaka. Ariko uyu mugabo mwe kumugirira ibyisa n'inkebe nibyo. Ariko abo bagabo banga kumwumvira. Nuko uwo mushyitsi afata umugore we aramubazanira, baramumenya, baramwonona, bakesha ijoro. Umuseke utambitse bagenza bate? Baramurekura. Nuko mu museke uwo mugore aragaruka, agwa ku muryango w'inzu y'uwo musaza, aho shebuja yari acumbitse. Burinda bucya, nuko shebuja abyuka mu gitondo, akingura urugi rw'inzu, arasohoka ngo agende. Nuko asanga uwo mugore acuza umurambo ku muryango, intoki ze ziri mu irebe ry'umuryango. Aramubwira ati, haguruka tugende. Ariko ntiyakoma. Aherako aramuterura, amushyira ku ndogobe ye. Nuko uwo mugabo aherako arataha. Ageze iwe, uwo mugabo yatashye atahanye iki? 29. Ageze iwe ashyira intumbi y'umugore we mu nzu, yenda icyuma, amucagagura ingingo zose mu ibice 12, abyohereza mu bihugu bya Isirayeli byose. Nuko ababibonye bose baravuga bati, ibintu bimeze bitya ntabwo byigeze gukorwa cyangwa kuboneka uhereye umunsi Abisirayeli baviriye mu Egiputa kugeza ubu. Nuko nimubitekereze mubigira inama kandi mugenze mute. Murebe hano twarangije gusoma. Iyi nkuru dusomye itubwiyemo abantu barenze 2. Icya mbere batubwiye umugabo w'umurewi, yego. Icya kabiri batubwiye umugore we. Icya gatatu batubwiye abagaragu be. Icya kane batubwiye sebukwe. Aba bantu bose buri wese afite umumaro we. Batubwiyemo n'umugabo w'umusaza wo mu muryango w'Ababenyamini wagize umugisha, akabona abo bashyitsi babuze amerekezo, yarangiza agafata umwanzuro wo kubacumbikira. Imana ihabwa icyubahiro. Bana b'Imana, iyi nkuru ni inkuru ndende dusomye, ariko utasoma igice. Batubwiye ngo hano handitse amagambo akomeye ngo uyu murewi yagiye mu Betelehemu, maze aragenda ngo Betelehemu y'Ubuyuda areba umukobwa mwiza muri bene wabo, aramurambagiza. Haleluya. Maze aramushaka. Ageze iwe, Bibiliya ntabwo yatubwiye igihe bamaranye, ariko batubwiye ngo hari ibintu byabanje. Yarabanje aramuharara. Yesu ashimwe. Kuko umuntu ajya guharurukwa habanje guharara, nibyo cyangwa se? Yarabanje aramuharara, ibintu biba byiza, barashakana, umwe abasheri undi abashushu. Harimo n'abitwa ngo ni ba bebe. Uzi ibintu agahararo kazana? Agahararo kazana ibintu bibi. Ariko Bibiliya yatubwiye ngo igihe cyarageze ibyo guharara bivaho, aramuharurukwa. Ibyo guharurukwa bivuyeho atangira gusambana, akajya muca inyuma. Ibyo kumuca inyuma bivaho, arareba asanga ibyo nabyo ntibihagije. Bibiliya yatubwiye ngo arahukana. Amara amezi angahe? Tutararenga aha, reka nkubaza.
muracyari mu gahararo cyangwa mumaze guharuruka? Bibiliya ibwira abashakanye ko bagomba kubana akaramata. Ese akaramata ni imyaka ingahe? Imana ishaka yuko tubana mu rukundo rw'abashakanye. Bibiliya yatubwiye mu isomo ry'urufunguzo ngo urukundo rubabarira byose kandi rwihanganira byose. Ese uru rukundo Imana idushakaho ni urukundo ruwe? Iyi nkuru ikitubwira, uyu mugore yabanye n'umugabo arangije aramuharurukwa. Iyo agahararo ubundi agahararo ntabwo ari kabi, kuko agahararo si kabi, ariko byitwa ko ari kabi, byitwa agahararo igihe kabyaye ibindi bintu kandi Imana itishimira. Agahararo rero abantu bajya bashakana barabizi. Umuntu aragenda akajya mu muryango bitewe n'ubushobozi afite. Harimo n'abajya i Kigali bakagenda ngo bagiye mu Kwabuki, bakagenda bakajya i Musanze, bakajya i Rubavu, bakajya hehe, bakamara y'ukwezi ngo bari kurya ubuzima, bari mu Kwabuki. Ibyo ntabwo ari bibi, ariko muraho? Ese ibyo ni bibi? Oya, ibyo ntabwo ari bibi. Ikibazo kizaba ko nyuma y'igihe runaka wa bandi bagendaga bagasohokana azajya atinya no kugendana nawe mu nzira. Mbese bibaho cyangwa ntibibaho? Uyu mugore rero yaraharaye, bigeze haraharurukwa. Amaze guharurukwa atangira kumuca inyuma akajya asambana. Abantu bari hano najya ngo mbabwire ngo igihe uzabona ko izi ntambwe ubundi bigenda ari intambwe, abanza guharurukwa agakurikizaho gutangira gusambana, nyuma yo gusambana akahukana. Benshi cyane, Yesu ashimwe, benshi cyane uzumva yuko abantu iyo batangiye kuvugana, iyo batangiye guharurukana, usanga mu kanwa uwo abantu bashakanye ugasanga umugore avuga ati ngewe nihagira hagize ikiba kimeze gutya na gutya ngewe natandukana nawe. Yesu ashimwe. Ngiye kubabaza ikibazo. Abantu bakiri mu gahararo ijambo ryitwa divorce riravugwa. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Ariko ko nababwiye ko mureba hano si twarangije gusoma. Nababajije ngo abantu bakiri mu gahararo, bakiri mu Kwabuki, ijambo ryitwa divorce rivugwa iwabo? Shwida. Nubona iwawe ryatangiye kuza uzamenye ko agahararo karangiye. Ubu hari abantu benshi bari hano ntazi umubare, simbizi nimba barimo, umva ntibakahabe. Abantu benshi usanga muri telefone zabo harimo amapassword atazwi nabo bashakanye. Muraho? Ufite telefone ibirimo password, uwo mwashakanye adashobora kwinjira muri telefone yawe, agahararo kaba karangiye. Hari abantu benshi bashakanye ariko ugasanga rwa rukundo bari bafite rwa mbere, yaramuhamagaraga akamubwira ati karame, asigaye amuhamagara ako kugira ngo yitabe, akitabisha ibirenge yamugera hati urambwira iki? Muraho? Byatangiye, Yesu ashimwe, byatangiye amuhamagara amufasha akamushyira amazi muri dushe, cyangwa se n'umugabo yajya gutera ipasi agatera imyenda ye agatera n'iyo umugore we kugira ngo bafatanye mu muryango. Ariko uyu munsi buri wese arirwariza. Nagiye mu muryango umwe maze umutware we arataha, twicaranye hanze gutya, arataha araza aradusuhuza ajya mu nzu. Ntegereza ko nyiramama wanjye yahaguruka basi ngo agenda amukurikire mu nzu, agenda mubaze ese reka mbabaze mwababyeyi, mbese ni umuco muzima ko umugabo yaza agasanga abagore bicayeho bari kuganira aho hanze n'umugabo akicaraho? Yego, wapi? None se ni umuco mwiza ko umugabo asanze mwicaye aho ngaho mugakomeza ikiganiro, umugabo akagenda akajya mu nzu akabamo mwicaye aho hanze? Munsubize, wapi? Burya agahararo rero kaba karangiye. Twisubirire ku nkuru y'umurewi n'umugore we. Bibiliya mu Bisirayeli cyaraziraga kikaziririzwa kuko Imana yari yarabitanze no mu mategeko avuga ngo ntimukahukane.
kuko Imana mu mugambi wayo ni uko abashakanye babana akaramata. Rero mu Bisirayeli uyu mugore w'umubetelehemu yikozeho maze yigira indakwereka, yanga kumvira amabwiriza y'Abisirayeli, maze arahukana aragenda amara amezi 4 iwabo. Bana b'Imana turi mu materaniro, ariko reka mbabwire, najya ngo mbabwire ko imiryango yacu twubatse twebwe nk'ababyeyi, abana bacu tubyara nibagenda nabo niyo bazubaka. Nkuko twabibonye, uyu mubyeyi wari wasigaye muri uru rugo yari afite umwana we w'umukobwa washatse, ariko agira ingorane, abona umukobwa aragarutse. Ababyeyi benshi aya makosa barayakora, maze umukobwa akabona araje, igihe kagahararo karangiye, igihe mu nama zigirwa itorero haranditse ngo amasezerano y'abashakanye ngo ntabwo akomera bakiyagirana. Mbese ibyo mvuze murabyumvise? Hahandi hano ku ruhimbi muri kuyakorera ntabwo ariho amasezerano akomerera. Amasezerano akomera mu myaka ikurikiyeho y'urukundo rwanyu. None batangiye guhura n'ingorane n'ibibazo byo muri ubu buzima bigiye kugerageza amasezerano yabo. Umwana guhungiyeho ati mama mbigenze gute ko hari imico ndi kubona ntarimenyereye. Nuko nawe ukabwira ati mwana wanjye yakubonye ukuze wita umutwe ndacyariho, dore iwanyu haracyahari utiyizire hano. Maze umubyeyi agacumbikira umwana we. Umwana yarahukanye amaze amezi angahe? Nuko maze umugabo amezi arangiye aravuga ati reka ngiye gucyura umugore. Agezeyo sebukwe kugira ngo abicaza bwati bana banjye ni iki mwapfuye, bati ni mutahe. Urugo rutarimo umugore na nyirarwo wundi nawe akaba yaruvuyemo, ushobora kwibaza ngo mbese abana bari barihe? Bana b'Imana, mwababyeyi mwe muri aha ngaha, mukwiriye kwibaza kimwe mu bintu abantu tuzigana mu gitondo. Tuziga ibyigisho by'imiryango, tuziga ibintu bigera mu 10 bisenya imiryango, kandi mu bintu bigera mu 10 bisenya n'imiryango harimo n'imiryango uwo muryango ubukomokamo. Mwababyeyi mwe abafite abana nibo mvuga, aho imiryango y'abana banyu ntabwo ari mwe mugira uruhare mu kuyisenya. Aho se weho wicaye hano ntazi ushobora kuba warashenye umuryango. Mu muryango y'iwanyu ntago babigizemo uruhare. Nuko sebukwe akajya amuga ati igumira aha ngaha twirire twisangire umunsi wa mbere, iminsi 3. Nyuma y'iminsi 3 arongera. Maze umugabo aravuga ati ibingibi ntago byavamo. Bibiliya avuga ngo afata icyemezo cyo kwigaba aragenda. Uyu mugore wari umaze amezi 4 iwabo yaje kwemera aragenda. Ariko ndashaka ko mwumva cyane akagahinda k'uyu mugabo, kuko Bibiliya tubwiye ngo uyu mugore yaramuharurutse akajya asambana amara amezi 4 iwabo arahukana. Hari imiryango myinshi muri iyi minsi yacu aho isi yangiritse. N'uyu mungubu ntukangwa nuko turi mu itorero, turi mu rusengero. N'ubu ushobora gusanga hari imiryango myinshi, abagabo benshi cyangwa se abagore benshi aha ngaha bagenda mu mitwe yabo hameze nk'ahagiye gutunguka umwotsi bitewe n'uwo bashakanye. Ntabwo nzi niba urimo, ntabwo mbizi, ntabwo nzi imiryango yanyu mwubatse uko imeze, ariko nakubwiye ngo ibimenyetso byo guharurukwa ntabwo byatangiye kubataka. Nuko baragiye, maze bageze mu nzira ngo bashaka umuntu wabacumbikira kuko bari bigabye baraheba. Imana ishimwe kuko habonetse umugabo w'umumenyamini akabacumbikira. Imana ihabwe icyubahiro. Bana b'Imana, ndashaka ko wumva akagahinda n'uyu mubabaro uyu mugabo w'umurewi yari afite. Yari yaragize umugisha wo gushaka nk'uko abandi bose bashaka. Ariko nshuti yanjye nkubwire, niba ukiri mu rugo ukaba ukibwira uwo washakanye uti wiriwe akakwikiriza, cyangwa akava ku gasozi yagera mu rugo yasanga uhari akaguha ikiganza akagusuhuza, ujye ushima Imana. Icyo mvuze muracyumvise? Yego, ujye ushima Imana. Niba ukibwira umwana uti mwana wanjye uri gukora iki, ukabona umwana ari kukumva, bishimira Imana. Iyo ni imigisha itangwa n'Uwiteka. Isi yarangiritse. Bana b'Imana, nuko rero uyu mugore twaye turiho igihe bagendaga bageze ahantu kuri uwo mugabo w'Ubenyamini aho bari bacumbitse, ngo abaha ibyo kurya abaha ibyo kunywa, maze arabacumbikira. Ngo bakigera mu nzu batangiye kurya batangiye kunywa, ngo bakinezerewe, ngo hahita haza abanyamudugudu b'ibigoryi. Abanyamudugudu b'iki? Yesu ashimwe. None se nina hangaha mu midugudu yanyu haba abanyamudugudu b'ibigoryi? Nagira ngo mbabwire ngo isi yamaze kwangirika no kuruta n'iki gihe bari mu uyu munsi,
kuko abangaba bari baje kureba uwo mugabo ngo baryamane, bari abatinganyi baje kureba abagabo bene wabo. None muri iyi minsi muri iki gihugu naho haba abatinganyi. Yesu ashimwe. Muri iyi minsi habaho abatinganyi. Yego, Bibiliya ndashima Imana ko Imana yatanze Bibiliya nta kintu na kimwe yigeze isiga. N'icyo gihe bari bariho. Baze igihe bahageraga uyu mugabo, uyu musaza nyir'urugo arabwira ati oya, ntabwo nakora amakosa. Yarabirukanye banga kugenda bashaka uwo mugabo ngo baryamane nawe. Ndashimira Imana ko yahagaze ku uyu mugabo w'umurewi. Imana ihabwe icyubahiro. Abagabo bari hano b'abarewi bahagaze mu miryango yabo, bashikamye ku masezerano y'Imana, kandi bafite imiryango, nubwo bahura n'ibahagarika umutima ariko bakihangana, Imana ibaha umugisha. Nuko maze uyu mugabo nyir'urugo ngo aritegereza, asanga afite umukobwa mu rugo, asanga harimo n'uwo mugabo w'uwo mugore. Ikibazo cya mbere mbaza, mbese uyu mugore wari warahukanye yari yarananiranye? Yesu ashimwe. Ndi kubaza ikibazo ngo uyu mugore wari warahukanye yari yarananiranye? Dukurikije icyo Bibiliya ivuga, igisubizo ni yego. Ikibazo mbaza cya kabiri, ababyeyi bari hano b'abagabo cyangwa b'abagore, mbese waba ufite umwana wawe w'inkumi kandi w'umwari, umubitsemo umugeni w'ahazaza, umwaritse, umukobwa wawe utaha kare, akagukuburira, akakubaha nk'umubyeyi, akagutekera, mbese wakwifuza kumusohora ngo umuhereze birabishwa mwinyo? Ko mutansubiza? Ibyo bintu wabikora? Igisubizo ni uko yaba uyu mugore basohoye, yaba n'uyu mukobwa basohoye, bose bari kimwe. Ariko nyir'urugo aravuga ati cyakora abangaba bo basohora ubajyane, ariko uyu mure warashinganye. Imana ihabwe icyubahiro. Uyu murewi yarashinganye. Hari abantu benshi bafite imiryango yananiranye, abagabo bakaba bararumye gihwa, barihanganye, bagapfiramo, icyubahiro cy'ubukristo kikaza kikabazitira, kikabafata, bakihangana, ariko mu mitwe yabo hagiye gutunguka umwotsi. Hari n'abagore nabo bemera bakaza bitwikiriye, bakajya bifubika, ukabona umuntu ahorana umubabaro ukagira ngo ni ikindi, afite ishusho y'ubukristo, arihanganye ngo bidapfumuka, ariko agiye gusara, agiye gutunguka umwotsi mu mutwe. None nshuti yanjye, ntacyo wakora utaracirwaho iteka nk'iryaciriwe uyu mugore. Bibiliya iravuga ngo ntukagenze ute? Ntukahukane. Nuko barabasohoye baragenda barabonona. Bibiliya yatubwiye ngo bakesha ijoro maze bwenda gucya. Mbese iyo mugiye muri nibature mujya mubona abagore hari ku muhanda bari gutaha ari mu masaha 10, ariko muri aho. Yesu ashimwe. Ye mubyeyi kutari kundeba uri kureba he? Abantu bako batari kundeba muri kureba he? Yesu ashimwe. Nababajije ikibazo ngo mbese iyo muri kuza mu materaniro mujya muhura n'abagore cyangwa abakobwa bari gutaha saa 10 z'umugoroba, saa 10 za mu gitondo cyangwa saa 11? Yego, bariya bose ni indushyi. Nabariya narasomye mu gitabo cy'imigani ya Kristo ngo nabo ngabo bose ni umutungo w'Imana. Turasabwa kujya kureba bene abo bantu, tukabwira ubutumwa bwiza, bakabaturwa n'ukuri, bakava mu mibereho mibi, bakaba abana b'Imana. Imana ihabwe icyubahiro. Nuko nshuti zanjye bavandimwe, bakobwa nshuti nkunda, bamife mu bajiniyoro, ndabinginze, uyu mukobwa muri uru rugo, nubwo Bibiliya iterekana imibereho yagize muri uru rugo, ariko bishoboka ko yari yarababaje ababyeyi. Mbese wa mwana we, ntacyo wakora utaracirwaho iteka nk'iryaciriwe uriya mukobwa. Nuko uyu mugore rero, maze umurewi ngo aje kumureba, abyutse mu gitondo ngo agende, asanga wa mugore ngo acuramye mu muryango, yacuze umurambo, atagifite ubuzima. Yaramuteruye ngo amushyira ku ndogobe. Reka nkubaze, narasomye nsanga nta nubwo uyu mugabo nta nubwo yigeze ahuruza ngo avuga ati ngushije ishyano nimuze mumfashe uyu mugore. Reka da, yarihanganye mu mbaraga za kigabo, araterura ashyira ku ndogobe ye. Yesu ashimwe.
yanze kwiha rubanda. Icyambere, amaze amezi 4 arara wenyine. Kabiri, ageze iwabo ahamazeyo hafi icyumweru. Gatatu, ageze mu nzira yabuze uwamucumbikira, yaraye Rwantambi. Kane, muri iyo karitsiye yacumbitsemo harimo abari bamuzi ngo baramufasha. Shwi data, ese mama yari guhuruza iyo atuye ngo muze mumfashe bamutwaza umurambo umaze amezi 4 wabo? Uyu mugabo yari yarahuye n'ingorane n'ibibazo. Bana b'Imana, hari abantu benshi kuri iyi si bafite ibibazo bigiye guturitsa imitima yabo, ariko ndagira ngo babwire ngo Yesu aravuga ngo mwese abarushye n'abaremerewe muze musange ndabaruhura. Imana ihabwe icyubahiro. Maze ikintu yakoze cyari gitangaje, ngo amugejeje mu rugo afata icyuma ngo amucamo ibice 10 na bingahe, 12. Turaza kugaruka ku mubare 12 nyuma ya saa sita, turaza kugaruka. Iyi 12, ibi bice 12 by'imiryango 12 ya Isirayeli, ngo umuryango umwe bawohererezaga igice, undi muryango bakohereza ikindi. Ngaho umuryango wa Benyamini, uwa Nafutali igice. Ntumbaze, harimo watwaye umutwe, harimo watwaye akaguru, harimo watwaye akaboko. Icyo nzi cyo nuko ibice 12 byose byakwiriye mu Bisirayeli. Maze bikaba ngombwa yuko ngo babyigiraho, baravuga ngo ibi bintu ntabwo twigeze kubibona kuva aho Abisirayeli baviriye mu Egiputa, ntiturakabibona. Reka nkubaze, muri karitsiye iwawe aho utuye, aho ntabwo umuryango wawe waba urimo gukora ibintu bitigeze bikorwa mu Bisirayeli? Umuryango wawe aho kugira ngo uhinduke ijuru rito, aho kugira ngo uhinduke ikibwirizwa ku bantu b'Imana, ahubwo uwo muryango ukaba uri guhinduka kabarore, abantu bari kurahira bati mu Badivantisi ibi ntabwo twigeze tubibona. Umuryango wawe ugeze hehe? Igitabo cyitwa Umurimo wa Gikristo page 194 haranditse ngo abantu abakristo ngo bakwiriye kwitegereza, ngo bakamenya gucunga, ngo bakamenya neza ngo ese umuryango wanjye uri munsi y'ibendera rya Satani ry'umukara, cyangwa uri munsi y'ibendera rya Yesu Kristo ririho ibitonyanga by'amaraso? Cunga neza, umuryango wawe uri munsi y'irihe bendera? Uwiteka abaho umugisha. Haleluya. Nuko maze uyu muryango bawigiyeho iby'Abisirayeli, natwe uyu munsi muri iyi saha natwe tuwigiyeho. Imana yacu ahabwe icyubahiro. Bana b'Imana, mbese wa mumifemu we, mbese wa mugore we, mbese wa mugabo we uri ahangaha unteze amatwi, umuryango wawe uri mu isi y'irihe bendera? Ndashima Imana kubw'abantu bicaye, abayobozi bagafata umuryango bakawushyira mu byiciro 4. Mu byiciro bingahe? Mu byiciro 4 ari byo bise figo. Figo ni amatsinda 4 y'ababyeyi y'abagize mifemu. Ari busobanure none ahangaha ariko nkabibabwira mu ncamake. Ariko mbere y'ibyo tugomba kumenya ngo abamifemu babashyize muri ibi byiciro bakurikije iki? Bibiliya itwereka abagore bagiye babintwari. Tujye mu Itangiriro. Ndashaka ko tujya mu Itangiriro. Mu Itangiriro igice cya 24. Twihute tuze kugira aho dusoreza. Itangiriro 24. Itangiriro 24 umurongo wa 63. Reka tujye ku murongo wa 66 kugira ngo twihute. Umurongo wa 66 haranditse ngo uwo mugaragu atekerereza Isaka ibyo yakoze byose. Isaka azana Rebeka mu ihema rya nyina Sara, aramurongora, aba umugore we, aramukundwakaza. Maze we Isaka ashira umubabaro wa nyina yapfushije. Haleluya. Murebe hano, ndashima Imana kubw'uyu mugeni mwiza witwa Rebeka. Rebeka amaze kugera kwa Isaka, ngo Isaka yahise ashira umubabaro wose wa nyina. Yagenje ate? Mbese mwababyeyi mwe, mwabagore mwe beza muri ahangaha nanjye ndimo, mbese igihe mwageraga mu miryango yanyu abagabo banyu bashize agahinda bari bafite cyangwa kariyongereye? Tekereza agahinda umuryango wanyu ufite, ugafitemo uruhare cyangwa warakagabanyije? Icyo ni ikibazo. Abagore bagishaka kuva kugishaka kugera ku myaka 10 utararenga, abo ngabo babita baki? Babita baki? Babita
indabo. Abo bagore bari hano batararenza imyaka 20, batararenza imyaka 10 bashatse bubatse, murahari mushyire hejuru. Yesu ashimwe. Nta soni zihari, mushyire hejuru cyane. Yego ndababonye mu iteraniro, Imana ibahumugije. Mbese ni igiki cyatumye abo bagore babita indabo? Ni iyihe mpamvu cyatumye babita indabo? Izi ndabo ziri hano, Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Ngiye kubabwira ibintu biranga indabo. Izi ndabo zifite akamaro. Yesu ashimwe. Mbese izi ndabo zifite akamaro? Yego. Akamaro k'indabo ubundi ni akahe? Indabo zigira imimaro 5 cyangwa se irenga. Umumaro wa mbere ni indabo. Ni indabo zitanga umunezero. Haleluya. Mbese iyo umuntu ari kureba ururabo uko rusa aranezerwa? Yego rwose, indabo zitanga umunezero. Icya kabiri, mbese indabo zitanga impumuro nziza? Indabo zitanga impumuro nziza. Ubizi indabo ntabwo ari original, ariko ziramutse ari original bagiye bagasarura hariya mu bihuru bakazizana bakazitegura, naba ndi kumva impumuro nziza. Haleluya. Umumaro wa gatatu w'indabo, indabo zerekana ubwiza ku bazireba. Haleluya. Zerekana ubwiza. Ubu zatumye ahantu hasa neza, aha hantu haratatse rwose, harasa neza kuko hari indabo. Ikindi cya kane, indabo kandi zitanga umucyo. Haleluya. Zitanga iki? Umucyo. Ubona ahantu hakeye igihe cyose hari indabo. Hanyuma indabo kandi zitanga icyizere cyo kwera imbuto. Imana ihabwe icyubahiro. Haleluya. Murebe hano rero, abo bagore kubera iki babise indabo? Ni ukubera ko zifite uwo mumaro wose mbabwiye. Rero Bibiliya nk'uko ibivuga, iyo usomye mu gitabo mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Abakorinto mu gice cya 14, tubona hamara amagambo avuga ngo nukore ngo dukwiriye gukwiza hose impumuro nziza. Haleluya. Haleluya. Ababyeyi bari muri iyo myaka bakwiriye kwiga gukwiza hose impumuro. Murebe hano mbabwira akantu, murebe hano. None reka mbabaze, mbese abagore twese turimo, mbese abagore bavuga amagambo menshi? Yego. Yego. Oya, kugira ngo ubyemere reba kuva mu gitondo, reba amagambo ushobora kuvuga kugeza nimugoroba. Mbese byagenda bitayo magambo uvuga amagambo ahesha abantu agakiza? Byagenda bite uramutse ubwira amagambo abantu yo kubahumuriza? Aho usanze bafite ibibazo ukababwira ati yo nimuhumure, Yesu arabakunda. Wasanga abagore bicaye bari kuvuga umuntu runaka ukabwira ati oya, uriya nawe ni umwana w'Imana, ibyo akora ni Satani bimutera, nimumubabarire nawe si, ukabura bacubije. Byagenda bite? Yesu ashaka yuko nk'uko indabo zishinzwe gutanga impumuro nziza, ashaka yuko dukwiza hose impumuro nziza. Imana ihabwe icyubahiro. Ikindi rero, indabo zitanga umunezero. Urugo rurimo umugore ukiri mutoya uba ugomba kugerayo ugasanga nta mushihi urimo, ugasanga nta gahinda, kuko bakunda kuba banezerewe, bakunda umuziki. Shyiramo indirimbo z'Imana, ririmba igihe uri koza amasahani. Haleluya. Niba uri koza ibyombo, nimba uri gukubura. Haleluya. Igihe uzaba uri kuririmba ukavuga uri gukubura, byakugwa nabi uvuze uti nimbona amahoro yomboka nk'uruzi nahana bamfitisha vu, uko ubwo ari gukubura. Yego. Uko mbakose njya nkunda kuvuga ninguwe neza mu mutima, ni neza ndatuje konguwe neza mu mutima. Imana ihabwe icyubahiro. Reka nkubwire, narasomye mu gitabo cyitwa Ibihamya volume ya 3 mu cyigisho kivuga ngo ubunyangamugayo bwo mu muryango. Mbese mwari muzi yuko koza amasahane no guhanagura ivumbi no kwita ku barwayi no guteka mu gikoni uzi ko ari umurimo wera? Yesu ashimwe. Mureke mbabwire, nasomye ibintu numva birantangaje. Uko umuntu ari koza amasahane, uko ari guhanagura intebe, uko arimo gukubura, uko hari urutwatsi two kwirembo, ngo iyo ni imirimo yera, ngo imeze kimwe nuko marayika Gaburiyeli yatumwe ku bahanuzi. Oya, reka nkubaza akantu mvuze murakumvise? Rero cyane iwacu muri Kigali ushobora guhagarara imbere y'iri terano ry'abagore ukababaza ati abagore bafite akazi ni bande?
ukabura umuntu ukabona n'abantu bakeya abamanitse, ukabona hamanitse abantu bakora muri Rwanda Revenue, abarimu, ariko wa wundi ubyuka mu gitondo agakubura, akoza ibyombo, akoza abana, akabajyana ku ishuri, yavunitse icyuya cyaje, akumva ko nta murimo agira. Ndashimira Imana ko imirimo yacu yo mu gikoni no mu rugo imeze nk'iya marayika Gaburiyeli. Mwabagabo mwe mujye muyiha agaciro kuko ni imirimo yera. Ibihamya volume ya 3 niko byanditse. Bana b'Imana, narinde kubabwira ngo rero dore ingorane rero twagira, murebe hano mbabwira aka kantu mujye muhora mugatekereza. Ubushize narababwiye ngo iki gitereko cy'amatabaza cyanditse muri Zekariya igice cya 4. Izi ndabo rero nazo hari icyo zisobanura ashaka kubabwira. Batubwiye ngo indabo zitanga icyizere yuko hazaza imbuto. Hazaza iki? None reka nkubwire, uru rurabo ubu nubwo hashira imyaka 20 ruraha ngaha, igihe kizagera ruhundure maze hazeho urubuto. Yego mwabagore mwe babafura wa muraha ngaha, igihe cyose uzajya ureba runo rurabo ukabubona rushobora gutanga ubwiza gusa, ariko muraho furawa ndashaka kubavaho, rushobora gutanga ubwiza gusa, tukazatahira yuko dusokoza neza, tukazatahira yuko twarimbye uko dushoboye twambaye neza, tukazatahira yuko twisize, ariko nta kintu na kimwe dushobora gukora, nta kintu cyo guhesha abantu agakiza. Mu itorero ntacyo tumaze, ugasanga babuze, ugashaka umumifemu ukamushaka mu nama ndanga tujya dushaka mife. Yesu ashi bayobozi b'itorero muraho mujya mushaka umuntu wo kuyobora mifemu mugaheba, kandi abantu buzuye urusengero. Tugashaka abagore tugahamagara ngo mifemu musigare, umutwe ugashya, tukabura abantu, kandi abantu buzuye mu rusengero. Igihe cyose uzaba uri gusuzugura amabwiriza Imana yatanze, akaba nta musaruro uri kubyara muri iri torero, dore rero tuzatahira ubwiza bw'ururabo. Ariko ururabo nubwo hashira imyaka 100 rudashobora kwera iki? Reka furawa reka nyirekeraho. Hanyuma abana b'Imana irinditse, ariko furawa ndashaka kubarangira ibihamya. Muzagende murebe igitabo cyitwa Uburezi, page 119 n'120. Muzasoma ngo mbese umukindo wo mu butayu. Mwebwe ntago mujya mubone mutaye, ariko i Kigali wacu inaha hahora hagwa imvura, ariko iwacu ahantu hashobora kuba izuba rikaka, ahantu hose ari umukungugu, ibyatsi byose bikuma, ariko wajya kubona ahantu hari umukindo ugasanga umukindo buri munsi uhora usa n'icyatsi kibisi. Haleluya. None wakwibaza ngo ibanga ry'uwo mukindo ni irihe? Muzarisoma mu Burezi page 119 122. Ngo umukindo ibanga ni irihe? Ngo uragenda ukamanuka hepfo mu butaka hasi ugashoramo imizi, ngo nubwo hava izuba ry'igikatu uragenda ugakomeza gukurura ibiwutunga, bona nubwo haba hariho izuba ryinshi, Imana ihabwe icyubahiro. Wa mufura wa rero, wa mufura wawe wa mugore we w'ururabo, urasabwa gushinga imizi cyane muri Kristo. Reka ne kugenda ntababwiye aka kantu. Abafura w'ikintu basabwa, mumenye yuko Satani ahiga ingo zanyu kurenza izindi zose, kuko uruguye rwapfiriye muri furawa ntabwo rushobora kugera muri Kagoma. Ibyo mvuze murabyumvise? Abafura we bafite ibibazo byinshi, baba bacyumva yuko bakiri beza, aravuga ati ngewe nubwo nava hano nagenda nkabaho. Abayumva cyifitiye icyizere ko yabona n'undi mugabo umukunda, ko yakaziye kose yasaba yakabona, ubwiza buba bukiri bwose, abayumva atari yatakaza agaciro. Urwo rugo Satani araruhiga. Menya ubwenge, umenye guhagararira urugo rwawe. Umufurawa wipfusha ubusa niba udakoresha imbaraga zawe. Ubundi hari imyaka yo gukorera umuryango ni imyaka 20. Icyo mvuze muri kucyumva, kubaka fondasiyo biragora. Niyo mpamvu ntinze kuri furawa. Kubera iki? Nimba ukiri muto utari wabyara 3 4, ugomba gukoresha amaboko yawe, kuko numara kugera muri Kagoma uzaba umaze kubyara abana 3. Ariko turi kumwe,
babiri bazaba bari muri primaire, harimo n'abiga muri materineri, harimo uzaba utangiye kujya muri segonderi. Ariko turi kumwe, icyo utagezeho muri furawa urumva bizakukundira kukigeraho? Mwicare rero umutima kaze ngo muri kwisiga munanirwa gukora. Niyo mpamvu uzabona umuntu amaze imyaka 20 mu muryango yubatse urugo, usanga mu myaka 20 aracyarimo gukodesha, kuko yaheze mu kwiyitaho, ahera mu bindi bintu bidafite agaciro, ahera mu mazimwe y'abagore, ananirwa kubaka urugo. Muraho, koresha imbaraga zawe ukizifite, ikizabikubashisha ni ugushinga imizi muri Kristo Yesu. Imana ihabwe icyubahiro. Nuko rero reka biveho Kagoma. Abakagoma muraho, Kagoma muraho. Ndavuga Kagoma n'abagore bose bubatse bakaba bamaze kugeza ku myaka 20. Yesu ashimwe. Kuva kuri furawa warashatse urengeje imyaka 10 kugeza kuri 20. Abantu batararenza imyaka 10 bubatse mushyire hejuru, mushyire hejuru. Yego, kuzika abantu batazi igihe bashakiye. Yesu ashimwe. Ntago abantu bazi igihe bashakiye. Ndakubwira, niba umaze gushaka ukaburengeje imyaka 10 ushatse, shyira hejuru. Ndababonye, Imana ibahe umugisha. Bene abo bagore ni iyihe mpamvu yatumye babagereranya n'igisiga cyitwa Kagoma? Kagoma rero nayo muzasoma ibyayo mu burezi page 121, niho uzasonga amagambo avuga ngo Kagoma ngo iragenda ikarika mu biti hejuru, ngo maze imvura y'umugaru ngo n'umuyaga mwinshi bikaza ngo bikayikubita mu mukokwe ikagenda ikagwamo, ngo ikoresha imbaraga nyinshi ngo yikuremo bikanga bikaba iby'ubusa, ngo imbaraga nyinshi ikoresha ngo ivemo zihinduka nyiramubandi bikaba iby'ubusa. Ngo ariko ngo amaherezo kurushaho kurwana, ngo nibwo igenda ngo maze ikabona ahantu hari izuba ikavamo aho ngaho, Imana ihabwe icyubahiro. Bana b'Imana, uyu mugore wa Kagoma muzabisoma ngo niko natwe duhura n'ibigeragezo byinshi, ngo tukarwana nabyo, ngo hari ibicu tudashobora gutamurura uko byagenda kose. Twebwe turi ku isi, ibibazo biraza bikatwituraho, ntawe ubihamagara. Yego, nuko rero Kagoma uzabyitwara mute nibikugwaho? Abanyarwanda nibo bavuga ngo isi ntabwo isakaye, buri wese imvura yagenze ite yamunyagira. Washakanye n'umutware, mushakana mumeze neza, amafaranga hari, usa neza rwose, ubona amavuta yo kwisiga, ugize ibyago maze aragenda ahura n'ingorane zituma bamufunga. None niba bamufunze biragenda biti? Ese mama kandi mubyaranye abana 3, ese uri ubyitware muti? Ubwo Kagoma none reka mbabaze, Kagoma ihuye n'ibibazo igomba guhangana nabyo. Kagoma rero icyayo rero irarwana intambara. Pawulo yaranditse ngo ujye urwana intambara nziza yo kwizera. Reka nkubwire, ibibazo byose waba ufite Imana yiteguye kubigukuramo. Imana ihabwe icyubahiro. Kagoma rero ibyo bibazo kwihangana nabyo, Kagoma dore ibibazo bifite. Icyambere, aba yaravuye muri furawa akinjira muri Kagoma, umuntu umaze kugira imyaka 20. Akenshi nyuma y'imyaka 20 usanga byo kubyara byararangiye, abafite abana muri materineri batangiye kuvamo, abafite abana muri primaire, abandi baba bari kujya muri segonderi. Yego, none ni iyo miryango myinshi rero kagahararo ko muri furawa kaba karangiye, nta mwanya uba ugifite wo kwirirwa wisiga. Umuntu ufite abana 4 5 afite umwanya wo kwirirwa yisiga? Yesu ashimwe. Aho rero niho bigera n'abagabo benshi yajya ataha, kuko Kagoma iri kurwana no kugura ikibanza. Ariko muraho, ari kurwana no kubaka ikibanza, ari kurwana no kubaka inzu. Urengeje imyaka 20 wubatse utarabona aho utaha, umaze kugira abana muri segonderi, umaze kugira muri primaire, biragoye kugira ngo uzacyubake ugeze mu ndashyikirwa. Ariko muraho, ibyo mvuze murabyumvise? Niyo mpamvu Kagoma ifite akazi kenshi. Ahenshi rero iyo bageze muri Kagoma
abagabo benshi bacika intege, ugasanga n'ibyo kubaka imiryango bayivuyemo, abenshi bagata ingo. Yesu ashimwe. Wa mwanya wabonaga buri munsi wo kwisiga no kwambara utwo tumini ntawe ugifite. Warabyukaga mu gitondo ukabanza ugasukura ahangaha n'igitanda ukagisasa n'iki, ari gutaha agahuza imyenda ugasanga harimo itameje, yabaza ati nta masogisi yo kwambara, utireba hari. Abo bagabo nabo batashikamye mu kwizera ngo bamenye ibihe bahagazemo, usanga noneho Satani aribwo bakurura hariya hirya hariya ababifite umwanya mbwa ati rero hari iwawe nimba byanze iyi ziri wacu muraho, akagenda akamusigira abana 4-5, harimo 2 bari muri segonderi, harimo abari muri primaire, harimo n'abari muri materineri. None reka nkubaze ko nyir'urugo rusize, nawe Kagoma urarusiga? Ikintu kimwe gusa kizakubashisha kubana n'ibyo bintu no kubisohokamo amahoro ni ugushinga imizi muri Kristo. Imana ihabwe icyubahiro. Mbese Kagoma murayumvise na Furawa? Yego. Rero ibyo ntibubyumvise, Imana iguha umugisha. Rero Imana yatanze amasezerano menshi, hakaza indashyikirwa. Rero iki indashyikirwa rero iyo turebye umuryango wo kwa Elimeleki na Nawomi, Elimeleki na Nawomi yashakanye n'umugore we, ibintu ari byiza. Yesu ashimwe. Maze inzara iratera, barimuka barasuhuka, bageze mu gihugu cy'ubusuhuke, abahungu babo barakuze barashaka. Disi Nawomi yarageze igihe cyo gusarura umuruho we, yarageze igihe cyo kubona abakazana baza mu rugo, yarageze igihe cyo kubona abuzukuru batangira gutamba ku mbuga. Burya indashyikirwa, Yesu ashimwe, indashyikirwa imiruho yose yarushye mu myaka 20 abatangiye kuruhuka. Kuko nyuma y'imyaka 20 nimbo warahagaze neza, warahawe n'Uwiteka, ubutangiye kubona utwuzukuru turi aho ngaho. Yesu ashimwe. Nta ndashyikirwa bagenzi banjye bari hano. Yesu ashimwe. Shyira hejuru umuntu urengeje imyaka 20 yubatse umuryango. Ngewe maze 27. Shyira hejuru. Yo, n'abakecuru rwose bicariye hara mu ntebe, Imana ibaha umugisha. Indashyikirwa rero, indashyikirwa niba warakoresheje neza igihe cyawe, bari abakecuru mureba baba barakoze, mu kanya tugiye kugera kuri zahabu, kandi mwibuke ko zahabu ihinduka zahabu yaciye hehe? Mu ruganda. Wagize ngo se kwitwa indashyikirwa bipfa kwizana? Indashyikirwa, ibindashyikirwa. Ubwo rero nyuma y'imyaka 20 abakwe baba batangiye kuza. Haleluya. Mu kandi kanya ukabona n'abakazana baje, mu kandi kanya ukabona umuntu afite abuzukuru 2-3, mu kandi kanya ukajya humva ngo urabizi ngo umwana wo kwa runaka ngo uzi ko ari uyobora Beneri. Yesu ashimwe. Ufite umwana uyobora Beneri, harya haba harimo akantu yatakubereye ikirumbo. Ntago umwana uyobora Beneri ntago yakwemera ko papa wagenda nta nkweto yambaye, ntago bishoboka. Abatangiye gusarura ibyo yaruhiye. Abantu banze amabwiriza y'Imana rero, abantu batabaye maso muri iyo myaka, nibo babasaza uzabona bagenda bari kuvumba inzoga, bagatangira kuvumba. Umuntu ukabona ari kujya kwikorera imitwaro afite imyaka 60, kuko ahazaza he atahateguye neza. Ariko muraho, umuntu ugeze muri Kagoma agata umugore, agatangira kujya gushaka abagore ba 2 n'aba 3, uratekereza yuko ahazaza he hazaba ari beza? Ntibishoboka. Harimo n'uzapfa bamusiganira bure naho gushyingurwa. Icyo mvuze muri kucyumva? Yego. Dore rero ikibazo, uyu mugore witwa Nawomi yagize ingorane, yari muri Furawa ameranye neza na Elimeleki, ibintu biryoshye. Nawomi aba umugore mwiza, arazamuka agera muri Kagoma, ibintu byari byiza. Ariko ageze mu ndashyikirwa, amaze kubona abakazana, abahungu be bamaze gushaka, Nawomi agira ibyago. Umugabo wagenza ati,
arapfa. None Nawomi yarabiteganyaga wapi? Mu minsi mike yagiye kubona abona n'abahungu be nabo bagenza bati barapfa. Bana b'Imana, bikugezeho wabigenza ute? Ndashimira Imana ko Nawomi yari yarashinze imizi muri Yesu Kristo. Nawomi yahanganye nabyo maze kugumeza agundira amasezerano y'Imana ya Isirayeli. Imana yari yaramuhaye abakazana beza harimo na Rusi, ubwo ndi kwihuta. Maze Rusi anamba kuri nyirabukwe, izina ry'Imana rihimbazwe. Igihe yanambaga kuri nyirabukwe rero, maze tubona aho Rusi yamunambyeho, maze bagasubira iwabo muri Isirayeli, bakabona umuntu w'Imana witwa Bowazi wo mu muryango wa Elimeleki akaza gucungura Rusi, bakabyarana umwana w'umuhungu witwa Obedi. Imana ihabwa icyubahiro. Maze iyo dusomye muri Rusi igice, ntago shaka ko tuza kuhagera, Rusi igice cya mbere umurongo wa 11 kugeza 17, tuzabonaho abagore bavugaga bati yo mbese uyu Nawomi ugiriye umugisha kuri Rusi ngo akubyariye umwana ukurutira abana b'abahungu 7. Imana ihabwe icyubahiro. Iyo dusomye amateka ya Yesu, tubona yuko Yesu aba mu muryango wo kwa Dawidi, kandi Dawidi nawe akomoka mu muryango wo kwa Obedi, izina ry'Imana rihimbazwe. Mu yandi magambo mu kwanzura twavuga ngo Rusi yabaye nyirakuruza wa Yesu, Nawomi yabyungukiyemo nawe abarwa muri abo banyirakuruza, izina ry'Imana rihimbazwe. Kwihangana bitera kunesha. Imana ihabwe icyubahiro. Soza rero bana b'Imana, soza, reka soreza ahangaha. Soza, zahabu ni iki gituma zahabu yitwa zahabu? Iba yaciye mu ruganda. Yego, zahabu ica mu ruganda kugira ngo yemerwe. Ndashaka ko tureba zahabu muri Luka igice cya 2, maze twerekeze ku musoza. Luka igice cya 2. Luka igice cya 2. Turi kwikana amagambo avuga ngo ntukagenze ute. Luka igice cya 2. Luka igice cya 2 umurongo wa 36 turageza 38. Haranditse ngo hariho n'umuhanuzi kazi witwaga Ana mwene Fanuweli wo mu muryango wa Asheri. Yari umukecuru wa kera, amaze gushyingirwa yamaranye n'umugabo we imyaka ingahe? Imyaka 7 yonyine. Nuko noneho amara imyaka 84 ari umupfakazi. Yahoraga mu rusengero aramya Imana, yiyiriza ubusa, asenga ku manywa na nijoro. Muri uwo mwanya nawe araza ashima Imana, avuga ibya Yesu, abibwira bose bari bategereje gucungurwa ku Yerusalemu. Imana ihabwe icyubahiro. Murebe hano mbabwire, wowe unteze amatwi, ushobora kuba waragize umugisha, Imana ikaguha urushako, ariko uyu munsi ukaba utazi agaciro karwo. Nyamara ntumenye yuko hari umuntu wapfakaye ku myaka ingahe? Umva reka nkubwire, na Furawo itararanye, atari yarangiza imyaka y'ururabo aba arapfakaye, ariko amara imyaka 84 ategereje agakiza k'Abisirayeli. Imana ihabwe icyubahiro. Muri iri teraniro byashoboka yuko harimo abakecuru bagize ingorane yo kubura abo bashakanye. Ndabinginze ngo bakomeze bategereze agakiza k'Abisirayeli. Harimo abandi babyeyi bagore bari hano, mufite umutima wo kuba mugifite abo mwashakanye, mufite abana, mufite imiryango. Abo ngabo nabo ibyo bishoro mufite mwakabitumye mushima Imana mushishikaye, bikababera igishoro cyo gukorera Imana mushishikaye. Imana ihabwe icyubahiro. Bana b'Imana, mushobora kwibaza muti, ese ko wavuze ku bagore gusa, abagabo bimeze bite? Bagabo nshuti zanjye, hano hari inshingano mugomba kuzuza. Hari inshingano Imana yabahamagariye. Mu isengesho nasenze ngo umuryango ni inama y'agakiza. Reka mbabwize ukuri ko tugiye gutangira amavuna, tutubatse imiryango twaba turi kubaka ku musenyi, ntacyo twageraho.
papa ngwino hano. Mu gitabo cy'inama zigirwa itorero paje 196 haranditse ngo aburugo bose, ngo bangahe bose, muri bose na mama arimo, aburugo bose bahurira kuri se, niko byanditse. None rero muze hano mwabajene, muze hano, ngwino hano nawe yemwa, ngwino hano nawe. Ubu rero uyu ni umupapa kandi nyandiko iratubwiye ngo aburugo bose bahurira bahurira, bivuga uko nabivuze, bahurira kuri se. Ubu rero uyu mupapa ni papa wacu twese. Yesu ashimwe. Ubundi iyo umugabo akiri mutoya akiri muri furawa aba ari sheri. Yesu ashimwe. Abarinde aba ari sheri, umugore aba ari shushu. Ariko iyo yarenze kagoma akagera mu ndashyikirwa akabahinduka zahabu, ahinduka papa. Yesu ashimwe. Ubu rero twese turi kuri papa. Mwegere hano ariko mwabana banjye, mwegere hino, muzi hano, igira hino wowe uri kure. Genda hari hirya, yenda ubaka ngaka rero ni Kabucuru. Yesu ashimwe. Ubaka ni Kabucura, siko gatoya se. Ubu rero aburugo bose bahurira kuri papa. Yesu ashimwe. Papa rambura amaboko twese dutwikire. Dutwikiriza amaboko yawe twese. Aburugo bose bahurira kuri se. Bityo rero uyu mupapa nubwo ari hano, mbese uyu mupapa afite inshingano nyinshi. Yego, ari ujya muri kwiga muri kaminuza ni wahanze amaso, ari uri muri segonderi ni wahanze amaso, mu rugo umuceri nushira bamuhanze amaso, kandi niba baho badafite icyumba baryamamo ni wowe bireba. Uyu mugabo afite ibibazo byinshi. None aba bantu mubona barakosa ni abanyamakosa, bizajya bimusaba gukemura ibibazo byo mu muryango, birakureba. Ndashima Imana ko ubuyobozi bw'urugo Imana itabuhaye uyu mugabo gusa, hejuru ye hari Yesu Kristo. Imana ihabwe icyubahiro. Urugo ayo maboko wiyamanura. Urugo, Yesu ashimwe. Urugo ni inama y'agakiza Imana yatwubakiye iwacu, kugira ngo tumenye yuko uyu mugabo uyu mupapa mureba ahagarariye Yesu Kristo. Nubwo Yesu tutamurebesha amaso, ibintu byose azajya akorera mu rugo agomba kubikora yishingikirije ku mabwiriza atangwa n'Imana. Hanyuma akaba undi muntu umuri bugufi cyane, umugore we wari we uhagarariye iri torero turimo. Imana ihabwe icyubahiro. Kandi amabwiriza uyu mugore ari kubona ari kuyahabwa n'uyu mugabo, kandi uyu mugabo nawe aramuha amabwiriza akuye hejuru ye kuri Yesu Kristo. Hanyuma nge nawe tuzajya dufatanyiriza hamwe kubona amabwiriza duha abana bacu. Imana ihabwe icyubahiro. Mwiyicarire. None rero reka soreza aha ngaha. Mwabagabo mwe, niba mutari mubizi, hari ibintu bibareba. Icyambere, hari inshingano z'umugabo. Mu nama zirwa itorero paje 196, aburugo bose bahurira kuri se. Ubwo niwe ubahuje, niwe ndabisoma nihuta kuko iminota yatugendanye. Niwe utanga amategeko, niwe utanga iki? Ubwo hita wibaza ngo mu rugo rwanjye mfite amategeko urugo rwanjye rugenderaho. Icya gatatu, icya kane, agaragaza imico myiza ya kigabo kandi itadebuka. Agomba kugaragaza imico myiza ya kigabo, agomba kugaragaza imbaraga, agomba kugaragaza ubugwaneza, agomba kugaragaza kwihangana, agomba kugaragaza umwete no kuba ingirakamaro. Haleluya. Kugaragaza imbaraga, umwete, kuba ingirakamaro. Ibyo abagabo batamenya ko bagomba kugaragaza imbaraga ngo babonere imiryango ibibatunga, ibyo byabo ntubimbaze, bafite uzabibabaza. Umva rero, ni umutambyi w'aburugo. Haleluya. Ni umuki? Ni umutambyi w'aburugo. Wa murewe muramwibuka? Ni umutambyi, agomba gutambira umuryango we. Agomba kubatambira mu gitondo na nimugoroba.
ikindi abana na nyina bagomba kumenyeshwa ko bagomba kuza bagafataniriza hamwe kuririmba no guhimbaza. Abana na nyina baramenyeshwa, ntabwo ari bo bafata iya mbere. Ariko muri aho reka na hariya njye mpareba naho hari abagabo bahicaye, nibo bagomba gufata iya mbere. Mama w'abana n'abana bose bakararikirwa kuza ku gicaniro cya burugo. Hanyuma papa w'abana kandi agomba kwaturira Imana ibyaha bye, icya kabiri n'iby'abana be byaba byakozwe uwo munsi. Ibyo yamenye n'ibyo atamenye agomba kubyaturira Imana. Se w'abana agomba kubyitaho cyane ari imuhira. Hanyuma nyina w'abana agomba gukurikiza iryo tegeko mu gihe se w'abana atari mu muryango. Igihe se w'abana adahari, nyina w'abana nagenza ate? Nabyiteho. Se w'abana agomba guhora yigira kuri Kristo. Haleluya. Ugomba guhora yiga, ugomba guhora wiga uko isi igenda izana ibyayo, nawe ugomba guhora wigira kuri Kristo, kuko ugomba gukora uko ushoboye kose umugore wawe agahorana umunezero. Ugomba kugira ijambo ry'Imana umujyanama wawe. Haleluya. Kurigira umuki. Nimugoroba twabonye isomo rya Zaburi 32 umurongo wa 8. Nzakwigisha nkwereke inzira ukwiriye kunyura. 2, nzakugira inama. 3, ijisho ryanjye rizakugumaho. Ubwo nibwo bwishingizi dufite. Hanyuma rero ubushake ngo ntukagire umutima wo gutoteza abo mu muryango wawe. Ubushake bwawe bugomba kumvira ubushake bw'Imana. Kora uko ushoboye umugore wawe n'abana banezerwe. Kora uko ugenje uti. Hari n'igihe uba utabishoboye, ariko wowe kora uruhare rwawe abana bawe banezerwe. Ugira ijambo ry'Imana umujyanama wawe. Igisha ijambo ry'Imana mu rugo rwawe. Uzagira imibereho yaryo mu itorero no mu kazi kawe. Imana ihabwe icyubahiro. Ntugakundire imiruho yawe, kwijimisha imibereho yawe urugo rwawe. Ntugaharanire icyubahiro cyane. Yesu ashimwe. Ijambo sorejeho riravuze ngo iki? Ntugaharanire icyubahiro cyane. Mbese abamifemo abana bari hano, mbese turabizi neza ko tugomba kubaha abatware bacu n'abapapa bacu? Yego. Uzatinya umuntu uhora mu kanwa avuga ati ariko ko mutanyubaha muransuzugura ibiki? Uzi yuko umuntu aharanira icyubahiro kuko nubwe abizi yuko atagikwiriye, ari kwihagarara. Yesu ashimwe. Ubwo ndababwiye ngo mujye musuzugura abatware banyu. Niko mvuze? Ntabwo ari ko mvuze. Ariko umuntu ukunda guharanira icyubahiro cyane, akenshi cyane hari igihe babona bari kumusuzugura, yenda bitewe nuko na kamere zabo nabo ubwabo zimeze, kandi hakaba hari inshingano atujuje. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe. Tugomba kubaha abatware bacu, tugomba kubaha abasaza bacu, ariko nabo Yesu yaravuze ngo ushaka kubamo abumuki abumugaragu abumugaragu w'abandi. Nubwo tutabivuga ngo muri abagaragu, ariko muri abagaragu. Murakora, muradukorera. Umuntu uzaguha umwenda, akaguha ibyo kurya, akakwishyurira ishuri, akakubakira, akagukorera byose. Ubwo iyo nshingano iroroshye. Abagabo basabwa kwihangana. Ibaze, fata siterese zawe zo mu kazi, wongereho siterese z'abana bari ku ishuri, wongereho siterese z'ababyuka saa 11 bagenda. Izo siterese zose urasabwa kuzihanganira. Agomba kuba umurinzi waba urugo rwe. Agomba guhanga amaso kuri Yesu. Agomba kwiga neza iby'Imana imushakaho. Akwiriye gukoresha ububasha bwe yigana Kristo. Yigana. Ndashima Imana amagambo avuga ngo abamarayika b'Imana biteguye gufatanya nawe mu kugaragariza ab'isi Kristo.
reka nkubwire, ufite inshingano nyinshi, ariko izo nshingano zose zifite ubwishingizi kuko Yesu ari kumwe nawe. Mu yandi magambo, ntago bizakuvuna kuko ufite gifasha. Hatsindwa udafite gifasha. Ndashima Imana yo mu ijuru yaduhaye umuryango. Ni bangahe bashima Imana ko yaduhaye umuryango? Uwiteka abarebe neza, abishimire mu izina rya Yesu. Rero Yesu Kristo niwe mugabo w'itorero. Haleluya. None aho ntago twaba twaratandukanye n'umugabo wacu witwa Yesu. Aho Yesu muracyabana cyangwa waramuharaye urongera uramuhararuka. Kandi kubana nawe akaramata bizatuma tubana n'abacu akaramata. Bizatuma dushobora kubahiriza inshingano. Tuzashinga imizi muri Kristo, azadusindagiza imibereho yacu yose. Nkunda isomo rivuga ngo yaraduhetse tukiri mu nda, araduterura tukivuka, imvi zacu zizarinda ziburiyenzi akiduhetse. Imana ihabwe icyubahiro. Nshuti zanjye bavandimwe, ndasoje nsaba Imana ngo Mwuka w'Imana azabane natwe. Nimugende mwomatane na Yesu, mushinga imizi mu ijambo ry'Imana. Nibyo byonyine rukumbi bizatubashisha kugira ejo hacu heza hazaza. Imana ibitubashisha. None ngiye gusenga. Ndashaka gusengera umuntu avuga ati umutwaro undemereye kandi numva rwose kuwutura bigoye, ariko ndakurarika ngo uzuture kuri Yesu. Haba hari inshingano utigeze wuzuza. Urugo rwawe rwaba ruri mu miraba n'imivumba bitewe n'uruhare wabigizemo. Uyu munsi ukaba usaba Yesu ngo akongerere imbaraga. Urumva urugendo rw'umuryango ari rurerure ku buryo utarwibashisha. Ukeneye imbaraga kuri Yesu Kristo. Niba ari cyo cyifuzo cyawe, tambukuze hagarare hano maze dusenge. Tambukuze, haguruka. Saba Yesu imbaraga guhagurutse. Hagurukuze dusenge. Niba uhari hagurukuze. Komera. Niba uhari rwose hagurukuze. Imana iguhe umugisha mama. Niba uhari ngwino, aya niyo mahirwe yawe ufite. Tambuka. Imana iguhe umugisha mama. Tambuka. Aracyariho amahirwe. Uyu munsi ufite amahirwe. Imana iguhe umugisha papa. Imana ibahe umugisha. Imana ibahe umugisha. Agira umuntu uza hano mfashe kwakira abantu bari muri rura ruhande. Imana ibahe umugisha mwese. Imana ibahe umugisha. Imana ibahe umugisha. Imana ibahe umugisha. Ni ukuri tambuka. Kuri Yesu ntago habaho gukerererwa. Imana ibahe umugisha. Imana ibahe umugisha. Niba uhari ngwino, ntago turi butinde. Tambuka uze. Yesu arashaka kukwakira uwo mutwaro wikoreye. Arashaka kukongerera imbaraga. Urugendo rw'umuryango ni rurerure, ntago rugira imyaka. Abantu baradivorusa bamaze n'imyaka 20 bubatse, ukumva abantu bafite abakwe n'abakazana ngo bagiye muri divorce. Byagenze gute? Ntago bashinze imizi muri Kristo. Imana iguhe umugisha. Niba uhari ngwino. Ndacyategereje. Imana iguhe umugisha. Ntabwo turi bwirirwe turirimba. Imana iguhe umugisha. Niba wumva wabitekereje, Umwuka Wera hari icyo ari gupikaho, hagurukuze kandi Imana irakwakira. Ku Mana ntihajya habaho gukerererwa. Imana iguhe umugisha. Ishobora gutangirira aho ugeze. Imana iguhe umugisha. Komeza uze. Bitekerezeho. Birashoboka ko nawe ubwawe uri kumva uri kurwana n'umutima ku kintu runaka. Imana iguhe umugisha mama. Uzasaze neza. Myaka 84 umuntu aba wenyine ariko ategereje agakiza kabaki kabisirayeli. Niba uhari nawe tambuka. Niba hari undi naze. Tugiye kuririmba indirimbo ivuga ngo mugenzi komera, Yesu ari hafi. Kasaba umuririmbyi w'indirimbo ayishyireho, turirimba ibice bibiri bibanza maze duhite dusenga. Niba hari usigaye araba ari kuza. Imana iguhe umugisha. Nta wundi usigaye. Ibice bibiri gusa muririmbyi w'indirimbo.
ku Mana ntihajya habaho gukerererwa. Tambuka niba uhari. Mugenzi komera, Yesu ari hafi, twamutegereje kera, tugiye kwita iwacu heza, turirimbe ko dutsinze, twihangane twe kumuhemukaho, kandi wataduhemukiye, yatweretse urukundo ruhebuje, nirwo rwatumye dupfira. Mugenzi komera, utegereze umudugudu w'izahabu, wateguriwe abakiranutsi, niho tuzaruhukira. Ihangane ko tuzaguma mu buhanya no mu miruho, hari ubwo umwijima uzatamuruka, igitondo gitangaza. Haleluya. Ni bangahe bashima Imana ko Imana yaduhaye Bibiliya? Witeka abarebe neza, abaha umugisha. Dushime Imana ko ijambo ry'Imana ritagenda ubusa. Imana ibitubashije mu izina rya Yesu. Reka mbasabe muhagurukire ku birenge byanyu, namwe musengera mu mutima. Ahari hari ibijegajega mu mibereho yanyu, ahari hari imiraba muri kunyuramo mu miryango yanyu, abana ntibacyumvira ababyeyi, babaye nka wa mukobwa wigize indakoreka, ahari bakazagira amaherezo mabi. Bibiliya yavuga ngo hanze hazaba imbwa n'abarozi. Aho ngaho ni uriya mugore yagiye gupfira nabi hanze. Bana b'Imana, Imana izahura ubugingo bwacu mu izina rya Yesu. Data wa twese, Mana ishobora byose, Uwera wa Isirayeli, mubyeyi mwiza udukunda cyane kandi utwitaho, uhabwa icyubahiro. Uri umuremyi w'imitima mishya, ni nayo mpamvu iyi saha duhagaze imbere yawe ngo utureme bundi bushya. Ibyacu byagiye birapfa bihinduka umwaku, tutazi impamvu yabyo. Kumbi twagiye dukoresha nabi igihe cyacu. Mana yacu, turaje muri iyi saha ngo tuzure, turaje ngo tukugirireho umugisha. Turaje Data wa twese, tubambye amaboko ngo ibyo tutatunganyije ubidutunganyirize. Turi abanyantege nke, utwongerera imbaraga. Abantu bari aha ngaha bubatse imiryango, ndakwinginze ngo uhagarare mu miryango yabo, kandi Mwami wacu wabashije kuzuza inshingano zabo kugira ngo ku iherezo tuzahabwe ubugingo. Dore dutangiye amateraniro y'ibyumweru 2, tugiye kumara ibyumweru 2 kuri uyu musozi. Ndagusaba nkwinginga ngo utwongerera abo gukizwa. Aya makuru meza dufite tugira abandi tuyamenyesha, kugira ngo ujye kugaruka tuzishimire kubana nawe. Dore rero hari abakecuru bahagurutse, hari abasaza bahagurutse, hari abakiri batoya baje kuri uruhimbi rweshejwe. Mwami Imana, ntabwo ari igihe basanze Yesu wabapfiriye, kuko dusanze yuko ari wowe ubundikiye imiryango yacu. Turakwinginze ngo duhe kuguhungiraho, ngaho tugirire neza muri byose. Kandi abangaba ubwo bagiye gutangira urugendo bundi bushyashya, ubongerera imbaraga. Igihe bazajya bapfukama bafite ibyifuzo bakwereka, ujye bumva uri mu ijuru maze ubasubize. Mwami Imana, abageze mu zabukuru ubahorere umugisha mu bana babo. Abagize ibibazo byo kubura urubyaro, uzibura inda zibyara. Mana yacu, abo nabo turabibutse, nk'uko umuja wawe Hana yavuye muri Furawa, yageze muri Furawa agategereza gutwita agaheba, akagera muri Kagoma, mukeba wakaza akarinda kubyara abana 2, 3, 4. Mana yacu, agahura n'akajogo ka mukeba, ariko akagumiza akakunambaho. Ndakwinginze ngo duhe kukunambaho nubwo ibyacu byabari bibi. Ngaho rero twongerere kwizera, udukize kutizera. Kugira neza kwawe gukomeze kutubaho, tukugirireho umugisha mu izina rya Yesu. Amen.